zikundana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Iri ni isomo ryiza ari mu Migani igice cya 17 umurongo waho wa 17. Iyi ndirimbo nyituye abantu bose bakundana urukundo rwa kivandimwe cyane. Bibiliya itwigisha ko buri wese ari umurinzi wa mwene se. Ni mu gihe kandi n'Abanyarwanda baca umugani ngo ntawigira. Umuntu aremwe mu buryo ari ikiremwa cyaremeye kubana n'abandi, être sociable. Nta gushidikanya ko uko twiyumva, amarangamutima yacu, urukundo tugaragariza abandi, kimwe nuko tubitwaraho, bibagiraho ingaruka nziza cyangwa mbi. Nguhaye ikaze mu mateka y'indirimbo yo guhimbaza Imana ya 50 yitwa Har'Igihugu Cyiza cyane. Nge nitwa Engineer Sirumva Dani. Ellen G. White yanditse mu gitabo cyitwa Kugana Yesu page ya 78 ati, ureke Yesu aba ari we uganiriza abandi. Nufata inshuti ukuboko, mureke ishimwe ry'Imana ribe mu kanwa kanyu no mu mitima yanyu. Ibyo bizerekeza ibitekerezo byanyu ndetse n'ibye kuri Yesu. Hari tariki ya 18 z'ukwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe 1819 aho ni mu gace ka Manchester muri New Hampshire, ubwo havukaga umwana w'umuhungu waje guhabwa amazina ya Joseph Philbrick Webster. Joseph Philbrick Webster akiri muto byagaragaraga ko afite impano y'umuziki, bituma ajya no kubyiga. Yigana kandi n'abanyamuziki bazwi nka Lowell Mason na George James Webb, aho twavuga nk'isomo y'izi myaka 3 yose yatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe 1840 i Boston. Ku rundi ruhande tariki ya 21 z'ukwa gatandatu aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe 1836 i Eden, aho ni muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu muryango wa Robert na Sally Bennett bibarutse umwana w'umuhungu bamwita Sanford Fillmore Bennett. Sanford Fillmore Bennett yize amashuri menshi ndetse aba n'umusirikare. Igihe yavaga mu gisirikare yishimiye iduka ryacuruzaga imiti mu gace ka ARIKO kuko yari yarize iby'ubuganga mu kigo cya Rush Medical College, aho ni muri Chicago. Joseph Philbrick Webster kubera kurwara indwara bronchitis yaje kunanirwa umwuga wo kuririmba ndetse bimuviramo ubwihebe bukomeye, nuko kubwo gushaka ubuzima imukira mu gace ka ARIKO. Abonye ariko ko kuririmba atakibishoboye, yakomeje kujya ahimba indirimbo. Bivuga ko byibura yaba yaranditse amanota y'indirimbo zirenga 1000. Mu myaka yabayemo intambara y'ubutita, Webster yahimbye indirimbo nyinshi zijyanye nayo, ndetse ajya no mu mutwe wari ushinzwe kurinda umutekano mu gace ka ARIKO witwaga Wide Awakes. Intambara irangiye yikomereje by'umuziki, yifatanya n'abandi bacuranzi bakajya basusurutsa ako gace. Iki gihe nibwo yamenyanye na Sanford Fillmore Bennett twavuze haruguru wari ukiri muto. Webster yagumye ARIKO kugeza tariki ya 18 z'ukwa mbere mwaka w'igihumbi kimwe 1875 ubwo yapfaga agejeje ku myaka 56. Uyu yashinguwe mu irimbi rya Hazel Ridge Cemetery, aho ni muri ARIKO. Igituro cye cyanditseho ngo Joseph P. Webster, aheza mu ijuru tuzahurirayo. Hari kera mu mwaka w'igihumbi kimwe 1867 ubwo Joseph Philbrick Webster yahuraga n'ibibazo byinshi bikamuremerera ku buryo no kwiyumanganya byamunaniraga.
inshuti ye Sanford Firme wa Bennett yari ifite iduka ry'imiti, nuko arahaguruka ajya kuyisura. Uyu mucuruzi w'imiti yabaga afite abakiriya benshi yakiraga kandi akamara igihe aganira nabo. Nubwo Joseph P. Webster yahoraga ababaye kandi yigunze, inshuti ye Samuel Firme wa Bennett we yari umuntu uhora unezerewe. Iduka ry'iyo miti ryari mu mujyi muto wa Ellicott ho muri Wisconsin, kandi abo muri uwo mujyi bahoraga bibaza ku buzima bwa Joseph P. Webster. Umunsi umwe umukobwa yaje muri iryo duka ry'imiti abwira Bennett ko yahuye na Webster agendagenda mu mihanda yo mu mujyi asa n'uwataye umutwe kubera ibibazo byamurenze. Yari umunyamuziki mwiza kandi buri wese yifuzaga kumwumva acuranga. Uyu mukobwa yasabye Bennett ko yagira rwose ikintu abikoraho. Bennett yamusubije ko icyo yakora gusa ari ukumugira inama yo gusenga. Kera kabaye Webster aragarutse muri rya duka ry'imiti ngo yote umuriro ku ifuru, ariko ntiyagira ikintu abwira Bennett. Kera kabaye Bennett yaramusuhuje ati mwaramutse Joseph. Icyo gihe ntacyo Webster yamusubije. Bennett mu ijwi rituje yaramubajije ati ufite ikihe kibazo muri iki gitondo? Webster yamusubije amagambo meza cyane kurenza andi yigeze kuvuga. Ayo magambo yari kuzavamo indirimbo ikunzwe cyane. Yaramusubije ati nta mpamvu yo kurira no kwiheba, mu ijuru byose bizaba ari byiza, aheza mu ijuru. Bennett yaramubajije ati ibyo uvuze bisobanuye iki Joseph? Webster aramusubije ati ndakubwiye nti aheza ni mu ijuru. Bennett yahise atambika gato ajya ku meza kontwari, afata agapapuro n'ikaramu atangira kwandika. Abakiriya babiri bahise binjira ariko arabareka baba bahagararanye na Webster ku iziko. Hashize akanya gato Bennett yazanye ka gapapuro kanditseho igisigo gito, nuko abwira Webster ati Joseph dore igisigo nanditse. Joseph Webster yari yasize violin muri iryo duka umunsi wari wabanjirije uyu, nuko Bennett ahita ayimuzanira. Joseph yatangiye gusoma amagambo y'icyo gisigo ngo hari igihugu cyiza cyane twasezeraniwe n'Imana, tugitegereze twizera ko data akitubonereza. Aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi, aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi. Ukoze ubuhinduzi ijambo ku ijambo wavuga uti hari igihugu cyiza cyane kurusha amanywa. Mu kwizera ushobora kucyitegereza kiri kure, kuko data ategereje ku nzira, kuko arimo kudutegurira aho ngaho tuzatura. Aheza ni mu ijuru, mwirirweho, tuzahurira mu ijuru. Tuzahurira ku nkombe nziza zaho. Aheza ni mu ijuru, mwirirweho, tuzahurira mu ijuru. Tuzahurira ku nkombe nziza zaho. Nyuma yo gusoma iki gisigo Webster atangiye guhimba umuziki ariyo njyana akoresheje violin, nuko nawe asaba urupapuro yandikaho amanota yayo ngo atazakubyibagirwa. Amaze kuyandika yayacuranze nk'inshuro ebyiri cyangwa eshatu, nuko asaba Bennett n'abo bakiriya babiri ko bamufasha kuyiririmba. Ubwo bamaraga kuririmba gusubiramo kwayo, umuntu umwe wigenderaga yahise yinjira mu iduka arababwira ati sinigeze numva iyi ndirimbo ahandi kuva nabaho, ariko icyo nzi cyo ni uko iyi ndirimbo itazapfa. Bivuga ko kwandika iyi ndirimbo, kuyishyira mu njyana no kuyiririmba bwa mbere byatwaye iminota 30 gusa. Aha kandi niho havuye indirimbo dufite ya 50 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana
gikoreshwa mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda. Webster yagumye Elcon kugeza tariki 18 z'ukwa mbere mwaka w'1875 ubwo yapfaga. Aha yari agejeje ku myaka 56. Yashyinguwe mu irimbi rya Hazel Ridge Cemetery, aho ni muri Elcon. Igituro cye cyanditseho ngo Joseph P. Webster aheza mu ijuru, tuzahurirayo. Bennett na Webster bakoranye indirimbo nyinshi nk'igitabo cyitwa The Signet Ring cyarimo indirimbo zirenga 100 Bennett yahimbye. Muri izo ndirimbo niho tuzabonamo indirimbo ya 50 aheza mu ijuru. Bennett yashyingiranywe na Gertrude Crosby, babyarana abana 3. Dr. Bennett yapfiriye mu gace ka Richmond muri leta ya Illinois, aho hari tariki 11 z'ukwa gatandatu mwaka w'1898. Iyo uciye ahantu ukumva haririmbwa amagambo y'iyi ndirimbo tubonye haruguru ya 50, akenshi mu mutwe wawe hazamo ibintu bibiri: urupfu cyangwa se abantu basezeranaho. Ibi kandi si ibyo mu Rwanda gusa, kuko na kera iyi ndirimbo yagiye iririmbirwa ahenshi mu kiriyo. Saho gusa kandi, kuko yagiye iririmbwa n'abantu benshi nka Elvis Presley, Louis Armstrong, Johnny Cash, Granny Campbell, Dolly Parton, Will Nelson, Loretta Lynn and Kenny Rogers. Aba bantu bose bagiye baririmba iyi ndirimbo bayikunze. Iyi ndirimbo yagiye icurangwa mu mafilime nka Sergeant York, Benny and June, Supervising na Django Unchained. Nkuko twayibonye, yahimbwe na Sanford Fillmore Bennett, ishyirwa mu njyana na Joseph Pilbrick Webster. Ni indirimbo ibarwa 4/4, ikaririmbirwa ku rufunguzo rwa G cyangwa Sol. Birasanzwe ko ku isi ibibazo bitabura, ndetse ishyano rigasimburwa n'irindi. Imibabaro n'agahinda bikaduhetamisha imigongo kubera kwicara twiyunamiriye. Nubwo bimeze gutyo, ariko dushobora gutekereza Data uri hakurya y'inyanja y'ibyo bibazo, adutegerereje mu gihugu, arimo kudutegurira akitubonereza. Nta heza y'isi, aheza ni mu ijuru. Umugenzi uguye isari asubizwamo intege n'imbabazi Imana yatugiriye. Urukundo rwe rutwomaho, imigisha ahora twungukira ko bwije n'uko bukeye, bikazarangira twigiriye mu gihugu cyiza cyane, aho tuzahuriraho n'abagenzi bose bakomeje uko kwizera. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Ibi biri mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abatesalonike, igice cya 4 umurongo wa 18. Njye yaguteguriye amateka nkayakugezaho. Nitwa Engineer Sirumva Dani. Turagukunda cyane.